soso mami tuze se bigeze bise ubu mpamvu bakunda bari muzi ko utazi ibyo mbonye ntabwo uzi ibyo mbonye ceceka mubwire mwana mami mbwira tureba kariya gashyano ngo ni vanira dore ka kandi kanzonze vanira n'insakozi iki nanagiye iwabo ni mu batini nyakujya bamwe nyine abatindi nyakujya mbese mwe mwagiye ngo vanira mama uretse ngo vanira mwe mwagiye kumara iki wibwira umaza byinshi mwamenya ngo ni mu batindi bamwe bicara ku madebe nta n'agasambi ko kwicaraho bacana imbagara bisa ni mu cyaro kibisi n'abatindi we na nyina wakwifuza kumenya ibyo mbonye mwana mami tuze namwe ubwanyu mwicaye ahubwo ari ibibazo ahubwo ni ukuntu mwicaye imyenda yanyu yakarege hanyuma banza ikanyura namwe mukabanza mukareba ahantu banza mukanyura kubera ko inda n'imbaraga samuzanye nuko uzajya twicara mu ziriya zigukira mu madirishya nikore kubibona reka papa ikibazo ufite ni kimwe kubera icyo akomeza kuinsista akavuga ati nshaka isoso aho ngaho ntambwire ngo ntabwo bishoboka ahubwo akanyuriyanta kuri soso aho ngaho nyine niho hagomba kuba ikibazo ariko reka nkwereke ikintu uri bukihoreye kimparire ngenge ariko mana yanjye kubera iki ibintu byambayeho amateka yambayeho bigiye no kugaruka ku mwana wanjye umwana wanjye yariboneye umuntu uzamubeshaho neza akigira ubuzima bwiza none ririya shyano ry'umukobwa wa Leona rigiye kumutwara ariko ndabyica tu bashaka ndababwira ko afite ikirwara adashobora kumarana n'umwaka atarapfa nta kindi kintu mfite nakora ngo mbatandukanye n'uriya mukobwa mama yanjye ibi bintu kuki bikomeza kumurikira kanze kari agakobwa ngahamagare Vanira koresha imbaraga zose ufite ejo uzararungezeho ndagushaka vuba hari ibyo nkeneye ko tuvugana ndavuze ngo ndagushaka nta kindi ntabyo mvugana nawe kuri telefone ejo ndagushaka urarugeza uribuka hariya muri koridori ibyo wankoze ushaka guhana mama wawe urabyibuka wowe turi kumwe ibyo wambwiye urabyibuka neza tukatuvugana byinshi ubwo umuhungu wanjye aheruka kukunkiza urabyibuka wambwiye ngo iki ugiye kugira gute ntabwo yamenye guhinduka dukurikije ahantu tuvuye dukurikije ibyo wahakoreye urumva warahindutse naragerageje Rose ndakumva ngo wagize gute ngo mbwira ngo wagize gute naragerageje umuntu muzima nkawe muramubwira ngo imyaka yawe n'ibyo ukora ntabwo bihura uranga kwicara ahantu ba nyiraho uko bahicaye se ubuntu barushije iki bari abantu ngo siko wagira ngo ukoze mu mafaranga cyangwa ukoze muri zahabu wabibonye ibintu yakoze biriya byose ndabishyira ku mutwe wawe iyo urya munsi undeka ntabwo ari kwigira ibyo yigize uyu munsi uri kubyumva neza wowe ahantu turi kurahibagiwe ku buryo wakwigira kuriya wigize amaboko hejuru wagize amaboko bite ariko se urebye hari ahantu ukuntu hasaga ukareba na ziriya mbaraga zatarukaga ukareba na biriya byana nabonaga bimeze ukuntu birimo n'ibiheri na ririya vumbi ryose
hano two nirwariye n'akagripe ubu wagira ngo ngende mpite mbyitezera mbyicaremo hanyuma nze gutaha narembye koko. ese ubona ibintu abandi batabona? Ngira ubona ibintu abandi batabona ngaho icyambere ugomba kumenya nge bende umumama abamama dufite ijisho ribanza akitegereza neza kuko mwebwe mureba. Ikindi uyu ni umwana ntabwo yabimenya ariko nkanjye nabirebye nsanga rwose namwe ubwanyu muhicaye ahubwo ari ibibazo ahubwo ni ukuntu mwicaye imyenda yanyu yakarege hano ibanza ikanyura namwe mukabanza mukareba ahantu banza mukanyura kubera ko inda n'imbaraga samuzanye ni ukuzajya twicara mu zisigaye zikurikira amadirishya kandi si nkubeshye uko niko kuri rwose nawe warebye nubwo atari ahantu ni kuzimu kandi niba bari kuzimu haba abantu oya ntabwo iti ko wiyibagije ahantu nagukuye koko urahiyibagije twumvikane rero mugabo mwiza udashaka kunsebya ngo usebye n'iwacu aho wankuye uri kumva iwacu twari abakene ariko tutari abatindi twari dutuye mu cyaro kubera ko twari abatunzi turi aborozi turi abatunzi tube iyo ngiyo nyine ariko ntabwo twagiraga umwanda wigeze wasanga umwanda umeze kuriya wigeze ubona biriya bintu by'ibikoko ngo wajya ushyira mu gaciro waretse kundeba nshaje ngo utangire no kumfobya koko iwacu ubwo aka kanya wibagiwe umuharuro nakuburaga ukagenda mu birometero bingahe ubwo se nakuburaga umuharuro mu nzu nakuye urumva nari kuba no mu rugo no mu mbuga no munsi rwose ntabwo yuko mwasiga neza mwagiraga isuku twagiraga isuku kandi ikimenyimenyi urabibona ko naha mu rugo naho ngira isuku so ntureba nuko nsa isuku buri munsi sinjye ukubwira ngo nyaboneka iriya dushe nyaboneka iriya toilette ahubwo umuntu nkawe w'umumama ni gute ajya kuri toilette imeze kuriya ariko ibyo uvuga ni ukuri uzi ukuntu mba nagerageje buriya mba nayitukuje ejo bundi se wambwira papa ibintu urimo ni ibiki ko numva uri gukuba amadushe n'amatoilette none se ubwo ni inkweto ndi gukuba cyangwa namagana ndi gukuba ku birenge byanjye ariko se ubundi reba ukuntu ungana ubu nkwiye kujya ngenda nkajya nirwa ndwara n'amatoilette sinirwa nkubwira ngo nshakire umukozi ukabyanga hakubona akazi kabahanga ukabona nagerekaho n'ibyo byose kagira kandi mba nkeneye no kwicara no muri salon araruhuka kandi nkanasana neza nkwibiri banga none buri kintu gituma nakuzanana n'umukozi ngo agufashe imirimo nuko wowe wigize umunebwe wigira umusirimu kandi w'umunyamwanda kuri ibyo rero banza usukure n'imbere muri wowe ubone gusukura hanze none n'umukozi azaze abona hari umuntu uri kumuhereza urugero bitari ibyo ntabwo biri bukunde none n'ikindi kandi tuzande tuva muri buno buzima nta mukozi winjiyemo hano aje gukora nimba utarunabizi ikiri cya kabiri abo bantu bawirirwa ngo abashyitsi bawe ngo ibiki n'ibiki ngo bagusuye ngo bakagusanga ngo aho hantu ngo kuri rura rugo none nabo bashyitsi ngiye kubahagarika ntibazongera kuza hano maze ndebe ariko ngewe nubwo urimo gukomeza kunshinja umwanda wo sinkwemera uri kumva kubera ko nanjye mbaye ngira umwanda inshuti zanjye zajya ziwunsanga munsi kansika uri kumva rero ngewe rwose ngira isuku ariko ubu nunandeba ukabona bigaragara koko ubu wabwira umuntu ngo ngira umwanda kuko akabireba akabibona ye ntabwo yako ngira isuku ubu nuwandeba wese ntiyahita abibona ubu se wakinjira iwanjye yabona hari umwanda uwo mwanda kuki wowe ujye kuvuga ariko ubundi ukavuga aho hantu hiherereye kuki utavuga ahagaragara ahagaragara ni kuri aya menyo yawe tureba muri sarusi umva noneho ubu ngubu kugeza kuri umunota abashyitsi bemerewe kwinjira hano nabo mu ngo wacu abawe ndabahagaritse n'abo bantu musengana simbashaka hano ushatse kuvuga ko hagiye kujya haza vanira na nyina gusa ni ikinyarwanda ntakivuze kandi wacyumvise wagira ngo barega barakinze wagira ngo nijoro bafunze umva reka nzajye kwirebera soso twiganirire wenda nawe ntega amatwi niba uri mu wemvira mu nzira ratanyibwira soso ari hehe mbwira soso noneho ariko soso mami tuze se bigenze bise ubu impamvu ngo kumbwira ngo ntuzi nuko utazi ibyo mbonye ntabwo uzi ibyo mbonye ceceka mubwire mwana
mami mbwira ureba kariya gashyano ngo ni vanira dore ka kandi kanzonze vanira n'usakoze iki nagiye iwawe ni mu batindi nyakujya bamwe nyine abatindi nyakujya mbese mwe mwagiye wumva vanira mama uretse kuba vanira mwe mwagiye kumara iki uribwira umbaza byinshi mwamenya ngo ni mu batindi bamwe bicara ku madebe nta n'agasambi ko kwicaraho bacana imbagara mbese ni mu cyaro kibisi ni abakene n'abatindi we na nyina wakwifuza kumenya ibyo mbonye mwana mami tuza kwagazanga ese papa nyine ihangane pe ihangane ntukite kuri mama kuko ugiye uhora urakaye kubera mama nta n'umunsi n'umwe wazigera wishimye gusa ko biri ari kudusuzuguza ndabyumva pe ndabyumva uragira ngo tuzabiciro ry'umugani ngo ya famiye irata ya famiye irata oya nyine uko wabigenje nibyo ariko nyine okay ihangane nyine ahubwo reka ngiye mubaze ibintu nabonye turi hari ahantu nabonye ibintu umva sindi gusobanukirwa neza ibyo ari byo sinawe utangiye kumera mama ubona ibintu bidahari oya ntabwo ari uko bidahari ahubwo ndi kugira tubiganireho nawe mbwira uko wabibonye nyakujya ahubwo ntabwo ubizi ahubwo bariya abantu bararama ni hahandi hari inda hari imbaraga sa hari ivu hari itumuka mbese ntiwamenya niba ari mu nzu cyangwa niba ari mu myanda ahubwo ndebera urumva ntarimo no kunukira ahubwo wumva imyenda yanjye itarimo kunukira tuza mubwire tuza mubwire ibyo ngibyo nibyo bigiye kuba igisubizo cyacu uti umwana buriya se vanira uzi ngo uriya n'urukundo akunda James impamvu ari kumwigundirizwaho nuko yageshize iwanyu agasanga muri abakire buri umwana w'umukobwa nta kindi cyamuvanye mu cyarangaze mu mujyi yaje kureba ko yabona imibereho ngakure nyina aho ngaho umva mbwira ikintu twakora ko kujya akomeza yizike kuri James kandi James nawe urabona ko byarangiye ntago akinyitayeho umutima wose yawushyize kuri vanira waretse ukamuha amafaranga ko kugira ujye kwanduza izina ngo washingiye mu batindi muri abo batwa ubwo ujye kwanduza izina mu bakire bagenzi bawe wamusinye sheke y'amafaranga nta kindi ashaka nta rukundo vanira afite ndamureba nta kindi kimubunza n'ubukene n'ubwo bukene buri kumubunza isi numuha amafaranga ukamubwira nagenda kure ntabwo azagaruka kuri James none se nta kindi nta kwihambira kuri James wowe muhereza amafaranga nicyo cyamuvanye mu cyaro ashaka gukura nyina muri ubwo butindi bwabo umuhereza amafaranga azagenda apfane nayo na nyina bakore ntabwo azagaruka nta gushaka James ariko shahuza ubwenge kuko nta kindi gituma yihambira ubwo kuri James ni amafaranga yawe nimba iwabo hameze gutyo koko ubwo ni amafaranga abonye banyiravuze ati nitwisobeka muri iriya famiye izaduhindura ubuzima bizaduha izina muhaye amafaranga imbwo yihereza inyamuka ibibazo bigakemuka icyo gitekerezo nicyo ndagishimye ngiye kumuhamagara twabigenza dute wowe uramuhamagara umuhamagara umubwira ati mukobwa wanjye mukobwa mwiza ibi nibi ndashaka guhindura ubuzima ukomeze wige ukomeze witeze imbere ushaka amafaranga yatabuza ubwenge umuhanga ataduha amahoro use wagize ngo n'ubutindi bavuye barahita yemeza umuntu wumvira famiye yonyine kuko ariko nanjye imbere ke mbyikoreko mwashingiye muri abo batindi urakoze reka tumuhamagare ahubwo ndamuhamagara ntibari aho kukira icyo gitekerezo ngano wowe none wabonye ibiheri bingahe nta nubwo ari iby'ibiheri njye nta n'ibyo nabonye ibyo tubyiborera ahubwo wabonye ukuntu mama wa vanira Chantal utarimo ushaka yuko vanira tumuvugaho twajya kumugeraho akabikwepesha twajya kumuvugaho tukavuga iby'inkwano n'iki akabikwepesha arimo kuvuga ngo nzatware soso ngo niwe turi mu rwego rumwe ngo nta kibazo wabonye hari umubyeyi wari wabona wanga yuko umukobwa warongora uriya rero hari ikintu utazi uriya ukuntu umubyeyi iyo abantu baje nk'uko
adasanzwe amenyereye, adasanzwe agize gute. Hari ukuntu abanza kwigiza nkana, icyo bita kwigiza nkana. Nanjye ndatekereje yuko byari byo, ariko nyuma naje kubona yuko akomeje. Oya biriya byo okay, byashoboka ko hari ikindi kintu cyashobora kuba kigisha inyuma, ariko nabwo tubihe ntuza valeur ndende cyane ngo tubige ngo ni 100%, nango buri ikindi kintu kibyihisha inyuma ngo hari ikindi kintu, kandi nabwo niyo cyaba gihari. Niyo cyaba gihari ura muryango wawe ubonye ntawo ubonye, sibyo? Ntabwo ari umuryango wahisha ikintu amezi abiri. Wena none kuba batagihisha ni kimwe, none kuba kuduhisha twebwe. Vanilla mwiza, Vanilla kinguru ugire ko baba gihagaza. Vanilla mwiza, Vanilla koga ngwino. Ngwino. Nibyo nashaka kukubwira. Rero Vanilla nkubwire mukobwa mwiza. Ikintu cyari kinzanye ahangaha nanje nyine kugira ngo tuganire, ariko ikintu ngira ngo tuganireho. Uri kumva? Muri umukobwa mwiza, uri nyine uzi ubwenge, ndabizi umukobwa mwiza uzi ubwenge wumva. Noneho rero hari ikintu ngira ngo tuganireho nyine cy'iterambere ryawe. Sibyo? Nagira ngo nyine tuganire kuri ya mashuri yawe, numva gashaka gufasha nyine ukabona ukuntu wiga neza ukarangiza, ukagira no kuri byaterambere ryawe na bya bindi waje kuvuga bye. Harya ni ibiki ngo ni fashion design, ndashaka gutera inkunga nyine nkagufasha bikagenda neza. Ubu nicyo cyari kinza nyine ngo tubiganireho. Finally uno nawe uranyumvishije watagiye kunkunda. Sinzi ariko nyine nibyo ndenje gukorera, numvaga aricyo nshaka kugufasha. Ese papa reba ukuntu urimo kumpatira kurongora Soso. Njye nagize ngo ni bya bindi byo gutebya kugira ngo arebe urwego twebwe ibintu turimo uburyo dukomejemo, ariko naje gusanga ibyo ari kuvuga arakomeje. Wagira ngo nyine ashaka yuko ndongora Soso, umukobwa we adashaka yuko mukora. Ntabwo turi umuryango usebetse, ntabwo ndigegera, aranzi neza, aratuzi. Nabonye nyine kira kibazo gishobora kuba ari ikintu gifite indimiza ahubwo tutazi. Rero ari ikintu utazi. Yo kuntu Chantal namubonye. Uriya mudamu ni mapanzi, arapanga bya hatari. Ashobora kuba yarebye akareba Soso, akanareba na Vanilla, agahita bati Soso ni umuntu byibuze bari mu kigero kimwe, reka bari we muhereza. Ako papa ibyo ngibyo ntabwo ari we wagakwiye kubigira. Ahubwo ayo nama y'irwe yarabonye atakagombye kwitesha. Gute kuri wowe ni kubyumva, ariko imitekerereze yawe, imitekerereze niyo mu bana bo mu bakire, mu gihe bo imitekerereze yabo niyo mu bakene. Ku buryo adashaka kuzakira. Barimo ibintu bipanze gutya. Si ukudakira, abo bari gupanga, bari kureba akavuga tereka Soso bite muhereza uriya, noneho iriya nzobe nzayishakira undi mukire, none nanjye nzamuke mve mu bukene. Ni bura hari ukuntu aba yabipanze muri we. Buriya abakene tujye tuvugisha ukuri, sibyo? Buriya abakene bagira limite mu gutekereza. Ibyo ndabyumva. Ubibona bagira limite ku buryo yaba ari kwitesha amahirwe se abireba. Buriya we nyine ku mitekerereze ya gikene niko ari kubibona. Reka papa ikibazo mfite ni kimwe, kubera icyo akomeza kuinsista akavuga ati nshake Soso. Aho ngaho ntambwire ngo ntabwo bishoboka, ahubwo akanyuriyanta kuri Soso. Aho ngaho nyine niho hagomba kuba ikibazo, ariko reka nkwereke ikintu we ukihoreye kimparire ngiye ngishakira umuti, sibyo? Kandi tuzabimenya byanze bikunze. Ahubwo ikintu nakubwira cyo ni kimwe, urabona ko tuvuye hariya. Vanilla ntabwo yari ahari. Gerageza ujye kureba Vanilla mbere yuko bamuhamagara, mbere ko avugana nyine. Yes, uri kubibona? Noneho wumve nawe impumeko ye, wumve ko hari igitekerezo afite cyerekenye no kuri Soso, yuko bashaka ko Soso ari ugenda. Nusanga gifite urahita umenya ko ari ibintu bapanze, ahubwo twebwe twaraguye mu gatego. Ntabwo ngiye nkeka uriya mukobwa ukuntu umuzi, nkeka ko ubwo butiko utabujyamo nawe. Uriya mukobwa ni smart, ntabwo ibyo bintu yabijyamo. Ukuntu rero mbona Vanilla yego ni umwana wo mu cyaro, ariko iyo bigeze ku bintu nk'ibyo ngibyo
asa nk'umuntu wirinda utugambo ya mico mibi y'abakene ukabona nyine ni umuntu uri gufokasinga ku bye ku nzozi ze. akamubwire ibyo ntukishinga igitsina gore na mama we namuzanye nk'umuntu mbona ko tuzafatanya twayakore urabibona ukuntu biri kugenda uri kubyumva yes wegenda umuvugishe umuganirize wumve nujya gutaha aba ari kumubwira ko twavuyeyo ntumubwire ko twavuyeyo ukihagera ese mbibwire ubimubwire ugiye gutaha uri kumva jya umenya amaheri cyakoze nzanira icyo kunywa cyakoze utagira umubyeyi nkawe ni ukubaho. nzanira icyo kunywa. Thank you so much.